ndabashubije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uwiteka akuremeye umunezero ndetse n'ibyishimo bisasuye kubw'akantu gatoya wakoze muri uyu mwaka turimo kuwutangira. Akira kunezezwa n'Imana ndetse no gukorerwa ibitangaza kubw'akantu gatoya wakoze. Iri ni ijambo ryo kwizereramo, muri kumwe na Profete Ibanga ry'Urukundo Gildas. Ijambo ry'Imana muri Esiteri igice cyawo cya 6 umurongo wa 3 haravuze ngo umwami arabaza ati, mbese Morodekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami kubw'akantu gatoya wakoze, kubwo umurimo wakoze, Uwiteka aguremeye umunezero. Uwiteka akoze ikidasanzwe, akwimuye mu cyicaro wari urimo akwicaje mu kindi cyicaro, akuremeye umunezero usesuye. Mana, turagushimiye kubw'umunezero uremeye mwene data ndetse n'ibyishimo umuhaye. Izina ryawe ryubahwe kandi rishyirwe hejuru. Komeza kubarengera ndetse no kubagwiriza imbaraga mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha kandi ikomeze kubihishurira.